Mbahaye ikaze rero kuri Rugero Studio, bakunzi bacu murabizi ko ubushize duherukana channel yacu yitwa Nyampinga TV, ariko noneho kuri iyi nshuro twaje guhindura izina, ubu yitwa Rugero Studio. Impamvu yabyo rero wenda ntabwo nigeze nkora video yo kuyexkiza kugira ngo cyangwa se musobanukirwe n'impamvu yabyo, ariko ni ukubera ko ibintu byinshi cyangwa se amasomo nabahaga n'ibindi bintu bitandukanye naje gusanga izina Rugero Studio, kuko byose n'ibikorwa biba biri gukorerwa muri studio ari byo byaba bifite ubusobanuro bufatitse kurenza uko wenda uko twakomeza kuyita Nyampinga TV ukurikije n'ubusobanuro bwabyo. Mwihangane no kuba twarabihinduye, ariko byose mwabonaga nabahaga nta kigiye guhinduka, nta n'ikigiye gusubira inyuma, ahubwo n'ubundi tugiye gukomeza n'amasomo yacu nk'ibisanzwe, mbaha n'amavideo atandukanye, ama highlight cyangwa se ama event agiye atandukanye, nkomeza kubaha n'amafilime agiye atandukanye, ntabwo nayo nayaretse. Ibintu byose n'ubundi mwabonaga kuri Nyampinga TV nta cyahindutse, byose gahunda n'imwe cyahindutse n'izina gusa, ariko ibikorwa byo nta cyahindutsemo, ahubwo ni ukongeramo ibyiza kurushaho kugira ngo dukomeze dukore ibintu byiza kandi turushaho kujyana mu mujyo umwe buhanga. Ngira ngo rero abantu mudukurikira cyangwa se abantu mwakunze aya masomo, njya mbona comment zanyu, nshimira cyane abantu bagiye banyandikira, abantu bagiye bandika muri comment bakandikamo, mwese ndazisoma kandi nkazibona, nubwo mwese mubona wenda mba ntabasubije umwe ku wundi, ariko ngerageza kubasubiza aho nshoboye cyangwa se nkagerageza no kuba byibura nazakora bya bindi mwansabye. Mukomeze mujye mwandika muri comment, mumbwire icyo tugomba guhindura, mumbwire ibyo tugomba kongera. Maze iminsi narahagaze kuri aya masomo nabahaga, ariko ubu noneho ngiye gukomeza aya masomo twagarukiye ya 20. Niba uri mushyashya hera kuri episode ya mbere, manuka hasi muri video nzazibakora ubundi playlist yazo, ku buryo muzajya musanga buri episode, nujye kuri episode ya 20 tubona n'izindi hasi bikurikiranye ziri kuri playlist yazo kwazo. Ariko niba ukiza bwa mbere uri mushyashya rwose, manuka hasi kuri video urayibona episode ya mbere, noneho ukomeze, zose zigiye zifite titre zimeze kimwe, noneho ukomeze ugere kuri episode ya 20 kugira ngo tubashe kugendana, kuko iyi video ngiye gukora yo ni episode ya 21 kugira tujye tugendana ntusigare n'aya masomo yacu. Murabizi ko rero ni iminota 10 nkora, ariko uyu munsi ngiye kureba ukuntu nabaha episode byibura y'iminota 20. Ngiye kubigerageza ndebe ko biraza gukunda. Ubundi iyi program mba ndi gukoresha akenshi duha iminota 10, ariko ngiye kureba ko iminota 20 yashoboka, noneho byibura nkore video ndendeho kugira ngo dukomeze tujyane umujyo umwe, twige byinshi kuri uyu munsi kandi dusobanukirwe. Rebe ko byibura ahangaha muri iyi word turimo dushobora gukomeza twarangiza wenda kano gapati ka home. Reka tugerageze tutrayinge turebe. Mbibutsa yuko iyi ni Microsoft Office turimo kwiga. Iyi Microsoft Office akaba ari iyi Microsoft Office turimo kwiga, ikaba irimo ibintu byinshi bitandukanye. Tugiramo Excel, tukajyamo PowerPoint, tukajyamo Publisher, tukagiramo ni byinshi dufitemo muri Microsoft Office. Tugomba kuziga tukazabirebaho, ariko ubu ngubu iyo turiho ubu turi kuri Microsoft Word, niyo abenshi navuga ko ari nka basic, niyo abenshi navuga ko dutangiriraho. Ni agapiyese gato rero muri Microsoft Office, kandi tugomba soza zose tukabasha kuba twazimenya, tukimenya mudasobwa. Mbibutsa yuko umuntu ukurikiye iri somo ntabwo ari ngombwa ngo ube warize, ntabwo ari ngombwa ngo ube ufite ubundi bumenyi cyangwa se ubundi buhanga budasanzwe, ahubwo icyo usabwa ni ugutega amatwi ugakurikira, kuko byose mbibigisha mu Kinyarwanda, nkageza no kubasobanurira kugira ngo musobanukirwe. Rero no kuba utarize ntuzitinye, wamenya mudasobwa kandi byakunda cyane rwose. No kuba utayiyumvagamo iyi saha n'ukurikira ama episode yose nakoze, ukagenda ugera hano uraza usanga nawe mudasobwa atari ikintu gikomeye cyane, ahubwo uraza gusanga ari ibintu byoroshye, byaburaga no kwitinyuka kugira ngo gusa ubikore. Niba ushobora gukoresha telefone ya smartphone, ntabwo mashine yakunanira, ntabwo mudasobwa rwose yakunanira. Computer ni ikintu cyoroshye, ubundi bijya no gusa, ubundi bimeze kimwe, ahubwo icyo uba utazi ni uburyo bihuramo cyangwa n'uburyo bikozwemo, ariko ni ibintu byoroshye cyane. Twakomeje rero, ubushize twabonye muri episode ya 20, twabonye hano home, tubona insert, tubona page layout, tubona reference, tubona ni byinshi, review na view, ni byinshi hano twagiye tubona, ariko byose nabisobanuye. Reka noneho dukomeze. Iyi home niyo twari turiho nyirizina, kuko nabanje kujya mbasona zino title ziri hejuru, ariko noneho nkanagaruka kuba nababwira
kantu ku kandi kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Mbibutsa ko ibitari ingenzi ntabwo rwose nzambibabwira, ntabwo ahubwo nzatsimbuka mbereka iby'ingenzi bikenewe. Byose biba birimo hano muri Microsoft Office si uko wenda atari ingenzi, ariko ibyo dukoresha n'ibyo tudakoresha. Hari nk'ibyo ushobora rwose kuzagenda usaza utanakoreshejemo hano kuko atari ingenzi nta n'aho wabikoresha. Ariko iby'ingenzi dukenera nibyo ngomba kujya mbigisha kugira ngo tudatwara igihe kinini, ahubwo twige mu gihe gito tubashe kunguka ubumenyi tunasobanukirwe vuba byihuse cyane. Twakomeje rero n'isomo ryacu nk'ibisanzwe. Noneho ahangaha ngira ngo naberetse zino paragraph tuno tumeze nk'aho ari udutaburo cyangwa se buri tuno twose ureba tugiye tumeze nk'uturi mu matsinda. Ahangaha guhera aha ugakata akagutya aka kaziga uri kureba ahangaha. Akangaka ubwako ni agapati ukwako, n'akangaka ni agapati ukwako karimo tuno, n'ahangaha guhera no gukomeza kugera aha naho ni agapati ukwako, n'aka kari ukwako, yewe n'akangaka ni akandi gapati kari ukwako. Twose munsi utu twose ni uturi muri iyi home, muri home gusa. Nitujya muri insert nayo tuzasanga ifite utwayo. Rero iyi home turiho urabona ko buri gapati munsi kagiye gafite izina ryako. Nk'aka gapati ko gafite ni font, aka ko kitwa paragraph, aka ko kitwa style. Ubwo ukamenya ngo byose ugiye kujyamo hano cyangwa se byose wakeneramo hano tuba tukiri muri font, byose wakeneramo hano turi muri paragraph, byose wakeneramo hano turi muri style, ibi byose wakeneramo turi muri edit. Ibi byose ibintu nyine ugomba kuba uzi. Ikoranabuhanga nta kintu wirengagiza na gito, icyo wirengagiza usanga cyo cyari gifite umumaro kurushaho. Twakomeje ubushize ibi byose byo nari nabivuzeho. Ahangaha mbabwira ko ari font ibi muri episode 20 ijyamo urahita ubibona, urabona ibi byose narabivuze. Ndaza ndumva twaragarukiye ahangaha. Ubwashize hano hari handitse ijambo Nyampinga TV, ariko nabwiye ko byabaye ubu Rugero Studio, ariyo mpamvu mubona ari byo nanditsemo ahangaha. Twari turimo turareba ibintu bigiye bitandukanye tubona hano, tubona ukuntu aya ushobora kuba wahindura aya mabara. Ibi ngibi twari twabivuzeho ukuntu wahindura kara y'ijambo. Uraza ahangaha n'ubundi ugahitamo kara runaka ushaka muri aya mabara yose aba arimo hano, noneho akaba ari ko ijambo cyangwa se sentence cyangwa se inyandiko yawe ufite hano ushobora kuba wayihindura bikagukundira. Ahangaha ho murabyibuka nababwiye ko ari uguhindura aho ijambo riri. Ibi nabyo nabivuzeho narabibabwiye murabyibuka. Dukomeje ahangaha n'isomo ryacu. Dukomeje ahangaha kuri aya makara yacu, ikintu bita guselekisiyona nari ngiye gukomeza ahubwo ntongeye ngo nkigarukeho. Mbibutsa ko nta kintu na gito wakoramo hano mu guselekisiyona ibi bintu, cyangwa se nta kintu mo hano ushobora gukora utabanje gukora selection ngo ubanze uselekisiyone. Guselekisiyona nabwiye ko ushyira tiriseri yawe aho ijambo rirangiriye cyangwa se ijambo ritangiriye, noneho ukabona gukanda ibumoso bwawe kuri suri yawe cyangwa se kuri mouse kuri ya mbeba tuba dufite, noneho ukabona gutambikisha cyangwa se ukazana ujyana mu cyerekezo kirimo inyandiko yawe kugira ngo ubashe kubiselekisiyona. Warangiza ugahita urekuraho buriya buto uba wakanzeho y'ibumoso bwawe, ubwo ni left click. Noneho ukabona kuza kugira ikintu uhinduraho, niba ari amabara se ukaza ugahindura ugahitamo kara ushaka ugashyira mu mabara ushaka, cyangwa se niba ari ukuba waza hano wenda ukarishyira muri lowercase, ari byo kuba warishyira mu mukura mu cyapa ukarishyira mu mukono. Ibi byose ugahitamo cyangwa se ukarizana mu cyapa. Ibi byose ubikora ari uko waselekisiyoni. Icyo kintu rwose ntarajya kure cyo mukizirikane cyane kuko kizajya kibafasha. Iyo utaselekisiyonye ijambo muri Word nta kintu urihinduraho, ntabwo nyine bikorera kuba wagira ikintu uhinduraho. Ibyiza no kuziselekisiyona ukabona kujya guhitamo cyangwa se kurihindura ukundi kuntu ushaka. Ibi ngibi byo ni kwa kundi ushobora kuba uri kwandika igitabo. Mu gihe uri kwandika igitabo ukamenya utu ngutu ukatwifashisha, yaba ari kuri title yaba ari kuri tire runaka, bitewe n'icyo ukeneye kuba washyiraho. Ukaba wahitamo tuno tugiye dutandukanye, noneho ukaba ushobora kuba ari two wakoreshaho. Urugero niba mpisemo aka, urabona ukuntu gahita kajyaho. Ushobora no kuba wenda atari ko mpisemo, dore aho tuvuye ni aha hejuru muri kuhabona.
Nshobora kuba noneho wenda ntakeneye gukoresha utu ngutu, nkaba nkeneye kuba nakoresha imibare cyangwa se urabona ko imibare cyangwa se arufabe kwa kundi ushobora gukoresha wenda ari imibare cyangwa se ari nk'ibibazo kimwe kiba gifite ABCD gutyo gukomeza bitewe n'uko nanone umuntu abishaka. Urabona ushobora guhitamo utuntu tugiye dutandukanye, hano utwo uhisemo nitwo tubasha kuba twajyaho bitewe no ku nyandiko yawe n'uko ubishaka. Cyangwa se aha naho urabona ko naho ni imibare ariko yo urabona ni kwa kundi biba bifite, niba ari rimwe rikaba ifite A, ikaba ifite na B, cyangwa se nk'aho ukahakoresha urabona ko hari titire, hari subtitle, hari na title. Urabona uko bigenda dusumbana ubwabyo tukamera nk'aho twishyize ku murongo. Ni byinshi hano ugenda uhitamo bitewe aha ngaha ariko twose ujya utubona ku nyandiko zigiye zitandukanye ariko ntukibaze ngo tuva hehe utekereze ko wenda tuva ahandi hantu, ni aha ngaha twose tuba turi kuva. Aha rero nabasobanuriye ubwashize muri episode ya 20 ndumva nabivuzeho mbabwira ko aha ngaha bitewe n'uko uri kwandika inyandiko yawe ushobora kuba wenda mbibutsa ko ibi nabyo bigendera ku nyandiko, urabona aho utangirira kwandika hari igihe inyandiko yawe cyangwa se paragraph yawe iba iringaniye ibintu biri ku murongo. Aha ngaha ni muri cya gihe ibintu uri kwandika bishobora kuba n'ubundi bimwe titire igatangira nyine aho bitangiriye n'aho birangiriye, akenshi urabona ugendeye kuri tuno dusinye uko tumeze, aho bitangiriye ntabwo biringaniye n'aho birangiriye ntabwo naho biringaniye. Aha ho ni mu gihe noneho aho bisoreza aho birangiriye ariho biringaniye ariko aho bitangiriye bitaringaniye. Akenshi nko ku bantu bandika nko ku bijyanye wenda n'inyandiko wenda z'icyarabu nizo ziba zanditse bava iburyo bajya ibumoso, ariko twe mu nyandiko zisanzwe tuva he? Tuva ibumoso tujya iburyo. Aha rero ni mu gihe noneho paragraph yaba imeze nk'umwandiko kwa kundi cyangwa se mujya munabibona cyane nko muri bino bitabo nk'ibitabo biba bifite amapaji menshi ugasanga bimeze uku nguku nyine, aho ibintu bitangiriye n'aho birangiriye hose biraringaniye bitewe n'amaparagraph baba bagiye bacamo cyangwa se bakora. Ngira ngo rero hari ikintu kindi gitandukanye wenda ntarakomeza aha ngaha tukiri nko kuri rino jambo ukuntu rimeze. Muri episode ya 20 mwabonye ukuntu harimo ukundi kuntu nashyiragaho ibicucucucu nkahindura shadow, nkagira ukundi kuntu ngenda ndihindura. Ibyo byose nabyo n'aha ngaha birimo. Niba mwitegereje neza nkitangira cyangwa se mwitegereje neza iyi Microsoft Word ukuntu imeze na Microsoft Word twabonye muri episode ya 20, zose ni Microsoft Office ariko zitandukanye. Iyi ni Microsoft 2027, hari 2007, hari 2013. Izo zose ni generasiyo, aho bitandukanye ni generasiyo ziba zaragiye zikorwamo cyangwa se zibonekamo, ariko zose zikora kimwe. Aho uzasanga bitandukaniye nuko uzasanga nko muri home nko kuriya twari turiho, iriya yo ni Microsoft Office itangwa na Windows, bitewe na Windows ufite. Windows nayo basobanuye icyo ari cyo, itewe na Windows ufitemo niyo Microsoft yayo baba baguhaye. Iyo rero uzasanga hano hari ibintu tubona muri insert, aha ngaha hari ibintu tubona muri insert ari byo nka biriya naberekaga byo guhindura, harimo ibi bigiye bitandukanye, kubahindura aya makara ukaba wabihindura ibi ngibi ukabihindura uku nguku, cyangwa se ukaba washyiraho za shadow bimwe naberekaga. Ibi byose narabiberekaga. Ibi ngibi tubibona muri home iyo turi muri ya Microsoft Word ya yindi izana na Windows, ari nayo iva kuri Windows. Iyi yindi rero ndi kubereka ni ya kenshi muri za mudasobwa nyinshi akenshi muzasanga abenshi bafitemo. Iyi ni soft downloading ku ruhande ya Microsoft Office ukayesitaramo. Ya yindi mwabonye iyo muri twari twizeho muri episode ya 20, iyo aho itandukanira n'iyi nuko yo ugishyiramo Windows n'ubundi urayidownloadinga ukayishyura nyine, noneho ukaba uyifitemo muri muri mashine yawe. Aho mushobora kumva bicanganye. Ugira ikibazo anyandike muri comment, wumva bidasobanutse neza anyandike muri comment kugira ngo ndusheho kuzaba ubusobanuro bwabyo cyangwa se nabyo nzabikoreho isomo kugira ngo murusheho kuba mwabisobanukirwa. Ibi rero reka dukomeze
inyandiko yacu dukomeze n'ubundi isomo ryacu, nagira ngo ako kantu kataza kubacanga, mwabonye ko hari ibiri ku byo twigaga ubushize, mwabonye ko hari ibiri muri insert, byo noneho dusanga muri home kuri ya Microsoft Office twigiyeho kuri episode ya 20. Iyi rero ni ikoreshwa cyane akenshi, abenshi ni nayo muzi. Nuko nabitekerejeho nkavuga ngo iyi ngiyi nayo reka mbigishirize mu mujyi w'iyi ngiyi, n'indi nimuyikenera nzanye nambere akantu bigiye bitandukaniye, ariko byose ni bimwe, byose nta hantu bitandukanira cyane, uretse utuntu nk'utwo ukaba wasanga kamwe kari ako wakabaye ushakira muri home kaje muri insert cyangwa se muri page layout, bitewe no miterere yayo nuko ikoze, ariko nta kirimo hariya kitabamo muri iyi ngiyi, nta kiba muri imwe kitaba mu yindi, zose zirasa. Reka twikomereze rero isomo ryacu nk'ibisanzwe. Twari tugereye ahangaha, aho rero aha uzahasanga turi kuraka, turacyari muri paragraph. Muri font ho twahasoje kuko nahavuze muri episode ya 20 cyane, ahubwo paragraph ni nk'ari yo twari tumeze nkaho tugiyeho. Ahangaha urabona hano hemeje kuri 1:15, hano hari kuri 1, ni umwanya, aha ni umwanya usigara, urugero wenda reka twihutishije, reka wenda nandike nk'ibintu byinshi bitandukanye. Aha wenda reka ngeze ahangaha, urabona uyu mwanya uri hagati y'interuro ya mbere n'iy'interuro ya kabiri, uyu mwanya urimo hano hagati uraza ukawusetingira ahangaha. Niba nsize hano, urabona umwanya uragabanutse, ushobora kuba utari kubibona neza ko ugabanutse cyangwa ubyizere, ariko ibi byose ni ibintu bigenderwaho nko ku bantu baba bari gukora ibitabo, ni ibintu by'ingenzi cyane. N'ahangaha urabona ninza hano, urabona ko umwanya uhita usigaramo ni munini cyane, urabona harimo distance ndende. Rero iri nomo ni 1:15, niyo distance iri normal. Mbibutsa ko ngarutse inyuma muri font, mbibutsa ko ku bantu baba bari gukora nk'ibitabo cyangwa se ku bantu bandika ibitabo, mbibutsa ko title, mbibutsa yuko inyandiko isanzwe bifite size ya 12, niyo ushyiramo, ubwo biba niho ushyira inyandiko yawe, cyangwa se yaba ari subtitle ukashyira muri 14, yaba ari title ikaba 16. Ibi bintu mujye mubyibuka. Ikindi mbibutsa ko iri normal hano muri iyi font cyangwa se muri iyi myandikire yacu, iri normal ku bitabo ni Time New Roman. Uraza hano ugasibamo ukandikamo ukandikamo Time New Roman, bihita binizanamo. Iyo niyo nyandiko cyangwa se niyo criture igenwe cyangwa se iri normal akenshi ku bitabo uzasangamo, ndetse ni karibu body iyi nayo uzasanga nayo imeze nk'ari normal, ariko ku bitabo haba hariho umwihariko. Bikomereze, nari ngarutse inyuma yo mbibutse ako kantu, kuko hari utuntu tuba turi ngombwa cyane uba ugomba weho kwitaho ukanabimenya. Noneho aha twamaje kubisobanukirwa, twamaje kureba umwanya uba uri hagati y'interuro n'indi, ibi birakenerwa cyane. Noneho tukaza ahangaha kuri aka kantu kameze nk'agakombe gafite irangi, akangaka urabona bya bintu aho twanditseho ibintu wanditseho bigarukiye, niho uza kuba wabihindurira. Mubibona ku nyandiko zigiye zitandukanye nyinshi, kuba biba bigiye bimeze uku nguku, rero aha naho uhitamo ibara ushaka bitewe n'uko ubishaka ibintu byawe biza bimeze, noneho ukaba wabishyira, wamenaho ibara aho biri. Aha muri kubyumva, aha twabonye yuko ahangaha ari ukuba wahindura ibara ry'ibyo uri kwandika, aha tubona ko ari ukuba wahindura ibara ry'aho ibyo uri kwandikira biri, ariko ntabwo duhindura urupapuro rwose, naho tuzabibona aho guhindurira urupapuro rwose. Mbibutsa yuko ahangaha naho tukiri ahangaha tugeze kuri aka, aho uraza ugashyira imbere, aha ni ukuba wabijyana, kuba wabyimura. Urabona paragraph yawe yose urimo kugenda, ibintu byose wanditse urimo kugenda ubyimura ubisunika bijya hirya uko mpakanda, cyangwa se ukaba wakanda hano ukongera ukabigarura bitewe n'inyandiko ushaka kuba wakora. Ndimo nihutisha byose tugiye dusigaramo iminota, ariko byibura iminota ishize hari ikintu dukuyemo kizima. Dukomereze aha, muri kubona kwa ka gakombe hano nayo maje kukabasobanurira kari aha, noneho iyo wamaje gushyiraho kara uba ushobora no kuyikuraho uje hano kuri no kara, kugira ngo bisubire kuba normal, bigume nk'uko byari bimeze nta kibazo. Noneho tukabona aha hejuru, murabona handitse dukomeza hano hejuru handitse AAZ.
Aha rero handitse AAZ icyo hamaze ni ukuvuga niba ari amazina runaka, niba ari amazina runaka wanditse uraza ukayaselekisiyona, noneho niba ari lisite ndende y'amazina wari ufite, noneho ugaselekisiyona, wamara guselekisiyona ukaza ugakanda hano, ubwo noneho ukahitamo hano kuri iyi soruti tekisiti, ukaza ugahitamo niba biri buhere kuri AAZ cyangwa se niba ugira ngo bize kugendera ku mibare, uhitamo bitewe n'uko ubishaka. Aha niba ugendeye ku mibare uza hano kugira ngo bize noneho kujya ya lisite yawe ikurikirane bishingiye ku mibare cyangwa n'iyibanje mu matariki zakoreweho cyangwa ukazamo hano bitewe n'iyo wumva ushaka yaza kuri garafi yawe yaza gukurikiza, noneho ukemeza hano kuri oke, noneho deni ugahita ukemeza taburo, noneho bigahita bishyiramo. Impamvu rero hano bishyizeho ni uko tutakoze iyo lisite. Dukomeze ahangaha kuri tebo, kuri iyi taburo ahangaha, reka mbanze nsibe ibingibi twari dufitemo hano, tubisibe, noneho reka tuze hano kuri iyi taburo. Ahangaha uba ushobora kuba waca umurongo, urabona hari umurongo wo hasi kuri botomu, hari no kuri topu umurongo wo hejuru, hari lefuti ibumoso, hari n'uw'iburyo kuri rayiti, hari na no boludi kuba nta murongo ugiye kujyaho, hari no kuba hose hariho umurongo. Urugero ahangaha nshobora kuba wenda nanditse ibintu byanjye gutya, inyandiko imeze nk'uku nguku. Mujye mwihangana, nkunda kuba nakoresha ingero zimeze uku, ntago mbagiye tudafata umwanya munini twandika ibintu cyangwa se dutegura tesite yo kuba twaza gukoresha, ugasanga dutwara iminota kandi tugomba kwigamo ibintu byinshi. Urabona uyu murongo wo hasi nk'uku nari mpisemo hano kuba hari umurongo wo hasi, ndaza n'impakanda gutyo, urabona hagiye wa murongo wo hasi. Noneho niba ari uwo hejuru nkeneye, ndaza nawo nywushyireho, urabona hagiyeho n'uwo hejuru. Ninkenera uwo mu ruhande nawo ndaza nywushyireho muri lefuti, ninkenera n'undi nawo ndaza nkande kuri rayiti. Urabona hose mpise mbishyira, mbishyize byose muri taburo imeze uku nguku. Nshaka nakomerezaho nkandika n'ibindi bigakomeza byose, ariko namaze kubikorera taburo birimo iteye uku nguku. Noneho hakaba hari n'ubu buryo bundi, waba ukeneye kuyikura ya mirongo yose, ukaza hano kuri no boludi igahita ivaho yose, cyangwa se ukagaruka hano ukaba ushobora gushyira kuri all bold kugira ngo noneho ya mirongo yose ibe yabasha kuba yahita yijyanaho udashyizeho umwe umwe, ariko uba ufite choice cyangwa se amahitamo yo kuba hano waza ukajya uyishyiraho bitewe n'uko ubishaka. Ubu rero ntabwo ari bwo buryo bwo gukora taburo, ahubwo urabona ko babishyizeho nk'ibyo kwifashisha. Dore uburyo rero nyirizina bwa nyabwo bwo gukora taburo. Uza hano kuri dorowu tebo, murahabona, ukahakirika, noneho bakaguha kano kantu kameze nk'agakaramu. Urabona twe dufite tiriseri isanzwe, reka nongere nkande hano, urabona n'impapuro mfite tiriseri isanzwe, kano kameze nk'akarongo niko twita tiriseri. Noneho ninza nkahemeza nkashyira hahandi n'ubundi twabonye kuri dorowu tebo, urabona ko niho nemeje. Urabona ko nubwo ntabwo mpemeje neza, niyo mpamvu kataje kagakaramu. Ndongera nsubireyo mpemeze. Urabona ko wamaye noneho akantu kameze nk'agakaramu cyangwa se agakereyo. Akangaka niko ngiye kwifashisha noneho nshushanya wa murongo. Nshobora kuba naza gutya nkawuca hano hejuru gutya, ninkurekura umurongo urabona ko urajyaho. Ninshaka ndaza naha nce n'uwundi wo hasi nyine waho. Urabona ko bihuye na bya bindi urabona ko bihuye na bya bindi nari ndimo nkora. Ariko noneho hano igitandukanya biriya twakoraga ndetse n'ibi, urabona ko ukihaza twari turi muri home, ariko urabona ko hahise haza akandi gataburo. Hano hejuru hahise haza indi taburo duhita tujya muri dizayini tebo turuzi. Urabona ko twahise duhindura aho twari turi hano muri home. Noneho tukiza hano kuri tebo hahise haza akandi gataburo hano kanditseho dizayini. Noneho ariko urabona ko karimo amataburo menshi, ariko kagiye kugenga cyangwa se kugena bya bindi turimo byo kuba twaca imirongo. Reka ngaruke kuri home nanone,
nkande kuri iyi fureshi navuge ko iyi fureshi ari isubiza inyuma, hano gutya uba usubiye inyuma, cya hano ukaba wagarura imbere aho wari uri. Izi fureshi nazo mujye muzitaho cyane. Noneho ahangaha narindi itandukaniro riri kuri ya mirongo riri ahangaha, riri kuri iyi mirongo ushobora kuza ukaba wacaho gutya, n'itandukaniro riri kuri table yacu hano. Nuko table yo bisaba kuba ubanza mbere kugira ngo wandike, bisaba ubanze ushushanye iyo table noneho ubone kwandikamo nyuma. Ariko aha ho kuri iyi mirongo iyi ibanza yo biba bishoboka ko wayifashisha ukaba wahita ushyiraho imirongo gutya byoroshye, noneho ukaba wakandikira muri iyi kadire gutya dukoze bikakorohera. Bitandukanye rero nuko waza hano reka dusubire inyuma hano, bitandukanye nuko waza hano kuri ya taburo yacu, noneho ukaza kuba wakora ya draw. Reka dukore no bold kugira ngo iyo mirongo iveho, noneho ukaba waza hano kuri draw table. Ukiza kuri draw table ugatangira gushushanya umurongo, tubare wenda ni ibi nari nkeneye kuba nashyira muri taburo. Naho urabona yego birashobotse, ariko ho uhise ubona izindi option nyinshi zo kuba waza gukontororamo wa murongo wawe. Tukiri ahangaha rero, iyi mirongo usizeho hano uba ushobora kuza kuyisiba ukoresheje hano kuri, urabona hano dufite draw table, hano tukagira eraser. Aha niho kuba wasiba table eraser, kuba wasiba wa murongo. Uraza uhakande, numara kuhakanda noneho ujye uza bahite baguha akantu kameze nka gome, noneho ube wasiba wa murongo, usibe umurongo ushaka, uwegerezeho ukande iburyo bwawe, ukande ibumoso bwawe, noneho wemeze wa murongo wasizeho uveho. Urabibona. Tugaruke hano kuri draw table, reka twigize hepfo, noneho tugere dushushanye nka taburo yacu ahangaha yindi. Urabona ndaje hano nshushanyije taburo. Aha nshobora kuba naza nkamanuramo gutya umurongo, kuba naza kugira ngo umurongo uwushyireho, mbibutse ko kugira ngo umurongo ubashe kuwushyiraho ukanda ibumoso bwawe, ufata kano gakaramu kagashyira aho ugomba guca umurongo, ugakanda ibumoso bwawe ugashushanya umurongo uwumanura, cyangwa se ukaba washushanya umurongo uwutambikisha, ugatambikisha suri yawe mu cyerekezo ukeneye ko umurongo wawe uri bujyemo. Urabona hano nshobora kuba naza nkakora taburo y'imirongo ngewe nshaka bitewe nuko yaba imeze. Urabibona. Niba ari n'umurongo yewe utambitse nshobora kuza nkawuhera hano mu nguni, noneho nkakanda ibumoso bwanjye nkagumishaho, noneho nkazamura ya mouse yanjye umurongo nkawushyira muri iyi nguni, noneho nkarekura. Ukanda ibumoso bwawe ukagumishaho, ukabanza ukajyana suri bitewe n'umurongo ukeneye werekera, noneho warangiza ukarekura. Wamara kubona umurongo wawe wawuciye, urabona ko yagira utuntu twishushanyaho bitewe n'umurongo uba ukeneye tw'utudomo, ubwo ukarekura bitewe n'uko ubona ko umurongo wawe umaje kujya mu cyerekezo cy'ahantu weho ukeneye ko umurongo wawe wajya. Urabona ko taburo yose wakenera hano wayikora bigakunda. Wakenera gusiba wa murongo ukaza hano kuri eraser, ukaza ukajya usiba wa murongo ukawushyiraho iyi gome, noneho ugakanda ibumoso bwawe kuri suri yawe, noneho wa murongo ukagenda kuwushyiraho, kandi ibumoso bwawe ukagumishaho ugashushanya, noneho kuwukuraho baguha iriya gome ugakanda ibumoso bwawe, umurongo ukawukandaho ukagenda. Reka mbashimire kuri iyi episode. Niba mubona gukora iminota myinshi wenda aribyo byaba ari sawa, ubwo najya mbakora iminota myinshi kugira ngo murusheho kwiga neza bibafashe. N'iminota 10 muba mubona ari mikeya, najya mbakorera iminota irenzeho byashoboka, noneho kugira ngo tubigendanamo neza. Mbibutsa ko ukeneye kwiga ku buryo bw'umwihariko, nimero ziri aho ngaho rwose, wakwiga wampamagara tukabyumvikana, ntago bigoye, ukiga rwose ugahera hasi kuri 0, waba warize waba utarize, mashini ukayiguherera iruhande byose, none ukabyiga neza uri kuri tere. Birashoboka cyane ku bantu bari mu mujyi wa Kigali ho byaborohera kurushaho, abari mu gice cyerekeye Nyamirambo ho nabo byaborohera kurushaho cyane, ariko n'ahandi aho ariho hose bitewe n'uko twumvikanye ndahagera nta kibazo.